nakubwiye yuko hari abapasiteri bakora deliverance mu bitsina, aramubwira ngo Imana ngo yambwiye ngo kugira ngo ngukire ngo ndabikoresha igitsina cyanjye ngo ko kiratagatifuje. Fata inzoka uyimanike hejuru, umuntu wese urayireba arakira. Kandi inzoka twese tuzi ko tuvuga ngo ni shitani, ariko Imana yakoresheje inzoka. Twese twita ko ari ikintu kibi, twita ko ari shitani. Ibihe byiza nshuti bakunzi ba Igabe TV, nkomeje kubashimira mwebwe mukomeje kubana nanjye, by'umwihariko mwebwe mwakoze subscribe namwe mugiye kuyikora. Kuri iyi nshuro tukaba tugiye kugirana ikiganiro kiri kuvugwa hirya no hino mu Rwanda. By'umwihariko turagaruka ku idini ry'aba ADEPER, kuko hari imvururu nyinshi cyane, ba Pastor Mutesi, ba Pastor Rugagi, ba Pastor Claude, hari ibintu byinshi biri kubavugwaho bitari byiza. Gusa nyine reka twumveho, ubundi turagaruka turi gusesengura, turagaruka turi kumva bimeze bite, duhana ibitekerezo kuri iyi nkuru. Ariko hari abapasiteri bari gusebya abantu. Nakubwiye yuko hari abapasiteri bafite amabiro bakoreramo deliverance mu byumba, barongoreramo abagore b'abandi bro. Nakubwiye yuko hari abapasiteri bakora deliverance mu bitsina, apana ku mubiri, mu bitsina. Pasiteri agafata ikiganza cye ngari gukora deliverance, ibintu bigayitse, akajya jombamo ngo mu izina rya Yesu. Ibintu ni ibiki bro? Kwa jina la Yesu. None ikintu gitangaje, abapasiteri bari gutukisha n'abandi bashumba bakora neza. Ntabwo nakubwiye uburyo ki ngo hari umugore wagiye kwa muvuga butumwa ngo ni Theogene w'umuhanuzi, akamukorera deliverance mpaka afashe igitsina cye akagishyira mu cye. Oh Yesu. Kugira ngo mukoremo dayimoni zijya muri ngo dayimoni ngo oya ngo yaramubwiye uwo mugore ngo yararwaye uburwayi ariko bushingira mu gitsina ku myanya myibarukiro. Aramubwira ati rero uzaze mwereka agashyamba tujya gusengeramo. Sawa. Umugore nawe ikigori araza. Aje aramubwira ati rero kugira ngo ugire yiyambura imyenda yose, hanyuma rambura igitenge hariya uryame wiyambura imyenda yose. Sawa. Birangira jama ayishizeyo. ni n'ibyihebe ku muntu urwaye muri wagwani. Aramubwira ngo Imana ngo yambwiye ngo kugira ngo ngukire ngo ndabikoresha igitsina cyanjye ngo ko kiratagatifuje. Ibaze abo bakozi b'Imana dufite muri imihanda, uri kubyibaza? Ariyo mpamvu rundi buvuge ngo uyu Harerimana Bosco iki cyakurikiranyweho abihanwe n'amategeko, ku buryo n'abandi bapasiteri babibona bikababera icyitegererezo. Biragusaba ko kugira ngo usobanukirwe n'ibiri kuvuga muri showbiz hano mu Rwanda, especially hano i Kigali turi hano duherereye. Umva iyi video mpaka irangiye, utanga igitekerezo, icyo ubona kitagenda neza tubikosore. Reka tubane muri iki kiganiro, ntujye kure. Ese guys, bantu mudukurikirana, bantu dukomeza gukorana ikiganiro, ibi bintu mwebwe murabyumva gute? None se ubu nibwo buvuzi se bari baratubwiye bw'abahanuzi? Ubu nibwo buvuzi se bw'abapasiteri cyangwa mwe murabyumva mute? Gusa nyine ngewe ukuntu mbyumva, nimba ariko Imana yari yamubwiye ngo ni wo muti, ubwo ni wo muti nyine nta kindi, sibyo se? Nimba Imana yari yaramubwiye ko iyo gahunda ari wo muti, ari intagatifu itagatifujwe, hari nk'ukuntu wenda hari igihe ibyo twita bibi nabyo bigaruka ari umuti, sibyo? Muribuka igihe Abisirayeli bari basuzuguye Imana, simubizi, bakarwara, ntabwo nibuka neza ikintu cyatumye barwara, ariko muribuka igihe Imana yabwiye Musa cyangwa Mose, uko ADEPER tubyita, cyangwa Mose. Imana yaravuze iti fata inzoka uyimanike hejuru, umuntu wese urayireba arakira. Kandi inzoka twese tuzi ko tuvuga ngo ni shitani, ariko Imana yakoresheje inzoka. Twese twita ko ari ikintu kibi, twita ko ari shitani, iyikoresha irimo iravura abantu, sibyo? Rero nanjye kuba uwo muntu yarabwiwe ngo uwo ni wo muti yakoresha, yakozaho cyangwa yakozamo, bikaba ari byo bitanga umuti. Nje rero ntabwo namujajinga, ni umupasiteri kandi mwese twese turamwemera, avugana n'Imana, yavuganye n'Imana iramubwira ati uwo ni wo muti. Mbese mwe murabyumva mute mugendeye kuri ibyo ngibyo mbabwiye? Mwe mwumva atari byo? Si ibintu bishoboka? Nibyo, oya nibyo. Gusa
nanone ku rundi ruhande ntago mbizi bitewe nuko mwemera nanone hari icyo bita icyaha cy'ubusambanyi sinzi nimba icyo cyaba ari icyaha cyangwa se kitaba ari icyaha biterwa noneho rero nashaka kugaruka ku makuru ari kuvugwa hirya no hino inkuru ya DJ Brian impanuka ibijyanye n'impanuka kuri DJ Brian uko bigaragara biravugwa yuko imodoka ngo yaravuye nimba ngo yaraye mu kabari ntago simbyumva neza gusa inkuru iri kuvuga nuko DJ Brian yaba yakoze impanuka abo bari kumwe bakaba bakomeretse DJ Brian nta kintu yabaye ariko biri kuvuga ko yakubise agatuza nyine kuri vola kandi agatuza murabizi ku bantu baba baraye nyine ngo banyweye inzoga kandi no ku bantu b'abagore kubita agatuza kuri vola bari ikibazo ariko ngo ntago bikomeye ariko nanone reka nanone nongere ngaruke kuri uyu mupasiteri Pastor Claude abantu b'abarokore mwihangane kuba ndi kuvuga kuba pasiteri cyane gusa nicyo dukora nyine turareba ibiri kuvugwa hirya no hino tukabivugaho Pastor Claude rero uko byumvikana hari amajwi yiwe arimo aravuga buryo ki yagiye kohereza umwuka ngo Pastor Claude nk'umuntu ukorana n'Imana ngafite umwuka ngo noneho yohereje amajwi ari kuvuga ngo umwuka we wo w'Imana yagiye gufata umwuka w'Imana ngo awohereze kuri DJ Brian ngo kugira ngo yerekane imbaraga z'Imana Brian amenye ko ari pasiteri kugira ngo Brian amenye ko ari avugana na pasiteri wavuganye n'Imana wahagurukijwe n'Imana utarahagurukijwe n'umuntu nohereje umwuka wera w'Imana kuri DJ Brian Imana imuha ikimenyetso mu kwezi bitarenze ukwezi kwa munani ukwa cyenda amezi 2 urumva uyu mwaka turimo mbere y'uko uyu mwaka urangira DJ Brian umwuka w'Imana uzamusange Imana izagenda imusange nimara kumusanga imwereke ko yavuze umugabo w'Imana yavuze ko wasizwe n'Imana Imana nirangiza imutarure akaba ari yo mpamvu rero ngo DJ Brian ngo yakoze impanuka ngo ni umwuka wa Pastor Claude ngo yamwoherejeho none se usibye gusebya Imana abapasiteri rwose bagiye batandukanye tujya gusenga bakatwigisha ibintu biba bimeze neza ariko hari abandi nyine wenda hari abo najyaho hari nabo ntajyaho ariko ni gute uvuga ngo umwuka w'Imana ngo wohereje ku muntu ariko nanjye ntazawunyoherezeho kubera ndimo mbivugaho nyine ariko niko bimeze reka tubivuge ni kuri Gabe TV nicyo tuhaberewe gukora subscribe n'ibitekerezo byanyu biba bikenewe ku kitagenda neza none uwo mwuka w'Imana yohereje umwuka w'Imana kuri DJ Brian ngakora impanuka none se nimba bara amatiku ari hagati ya Brian n'abo bapasiteri bagiye batandukanye ibyo ngibyo bihuriye he n'umwuka w'Imana umwuka w'Imana wica abantu se hakaba rero ari akantu ngiye nabivugaho aho kugira ngo mukoreshe uwo mwuka w'Imana murimo murica abantu mugira mute kuki mutakoresha uwo mwuka w'Imana ahubwo kugira ngo mubahindure kuki utakoresha uwo mwuka w'Imana kugira ngo uhindure DJ Brian areke kuvuga nabi areke kuvuga iryo torero nabi areke kugusebya uri umukozi w'Imana kuki wamwohereza umwuka w'Imana kugira ngo ahure n'ikibazo kugira ngo agire impanuka kugira ngo abe yanapfa ahubwo wowe ikintu wakora uwo mwohereza umwuka w'Imana agahinduka mureke kwitwaza Imana muri gukora ibyo bibi sibyo mwe murabyumva mute mu mukurikiranye ikiganiro mukamuzi n'iby'Imana ibyo bintu bibaho wakohereza umwuka w'Imana kugira ngo umuntu ahinduke ntabwo wakohereza umwuka w'Imana kugira ngo umurimbure guys komeza kubashishikariza gukora subscribe kandi mwebwe mwakoze subscribe ndabashimira cyane kandi ndanabakunda ni inkunga ikomeye mu mwampaye kugira ngo nanjye ngire icyo nkora ngire icyo ngeraho kandi mbe motivated nkomeze gutegura ibiganiro ariko hari akantu nanze kugenda ntagarutseho reka nk'ubu ngubu reka hari ikintu ndi kunenga abanaliste bo kuri YouTube bo mu Rwanda nk'uyu mutipe yagiye nanone afata umuryango wa Pastor Mutesi avuga abana aravuga ati nibicare muri salo n'umuryango wa Pastor uwo twavuze ni Claude ntabwo mbyibuka neza ariko yagiye aravuga ati umuryango w'uyu n'uyu ni wicare hamwe nkubwire iby'ababyeyi babo abapasiteri numvaga atari ngombwa ko abana babazanamo ibibazo bya ba nyina na base bibari ibya ba nyina na base ndi busaba uwitwa Pastor Claude n'umuryango we
batera agatebe bicare mu ntebe muri saro bumva ibyo amatwi yabo atigeze yumva banarebe Faximani nk'umusesenguzi wa mbere wambara neza yego ndibuze no gusaba umuntu witwa Pastor Mutesi n'umuryango we n'abana be Daring na Darirene batera agatebe hanyuma bumve ese Aime Prudencier mama Pasteur Mutesi ni muntu ki byagenze gute iyicarubozo yashatswe gukorerwa ingana gute murumva ibintu mutigeze mwumva n'ahandi ahangaha